yes inshuti zanjye mu nkunda kandi mu nkurikira ku macano yose nta iki n'iki n'iki uvuga ngo murabona muri iyi minsi maze iminsi nshobora n'umugore twari twavuye ko namuhaye amafaranga y'isombe akajya gukoresha inzara birakubwira ko dushaka umuntu w'umusaza uza kutwunga rero dutahiye ubukwe nubwo ari magambo akaba ariyo Kamananga Isaac rero ngira umugore uzi ko tumaze tutamenyanye neza gusa ko nagiye bivuga ahantu hose kandi umuntu urashaka ko twunganye n'umugore ubura ibyo nkosora ubona ibyo umugore akosora kugira ngo tubare neza. Njyewe mbere na mbere mbanje gusuhuza abakurikiye Chano TV ya Nyamabondo. Ushaka kuvugana na byose bari bimwe na trading na trading na trading TV Kabananga TV abavandimwe ni njyewe watumye bashakana ko nabigize n'ubushake ariko nari nabasezeranyije mbere yuko bavandimwe njya kujya gusaba uyu mukazana wacu nari navuze ndabona ndabivugayo gahumura abana ngiye gusaba inzazame kandi n'umugabo ngiye gusaba nawe ni inzazame nanjye ni inzazame tuzareba aho bizashikira none rero bidateye kabiri batangiye gushwana ariko reka ndebe mbyivangemo ubu tuvugana muri gupfa iki bako ngewe mwanumiye igitaraganya murambura ngo nize kuri Giti Hotel sinumumage muze kuri Giti Hotel nani bere mu nama ya sport urabona sinumumage mumvanye mu nama ya sport mwebwe ngiye kintu turimo turafana muri ngiye murampamagaye ngiye Kamananga yamwe ngarashaka isoro kumvikana imani mumvanye mu nama yes mumvanye mu nama yego turimo turabyumvira tuvanye mu nama yari yo sport yarimo gushaka isombe yego yamwe ngarashaka isombe mupfuye iki mu amafaranga kuri isombe ajya gukoresha iki ukoresha inzara aruko umugore abajyangwa ase neza none amafaranga ubundi bwiza bw'umugore bugaragara ku musatsi no ku nzara wose Kamana none se mwapfuye iki kindi icyo no mu rukiko ntibakizanamo gatanya mu rukiko ibamo ariko bafashe umugore asambana cyangwa umugabo asambana live nose njye nabona umugore asambana tugatana ariko mu rukiko biremezwa ko cyeka wo byanga ariko mu rukiko bako yafashe umuntu asambana live mutandukana serious biseriye uriya live niyo yemera wamufashe asambana sawa none se inzara zo tujye mugiye gutandukana nkabyemeye utabyemeye ngo waba uri umugabo w'intwari niwo ariko gusa niwe waba ubaye intwari muri Afurika cyangwa isi yose wagashe umuntu afashe umugore asambana birangira batandukanye ngiye mufasha asambana gakoresheje politasi aramubabarira atayikoresheje nyine ubu nta sida bamuteye namuhukwezi bakamutera n'inda inda umwana uvukiye mu rugo wese ntabwo aba ari uwawe umwana uvukiye mu rugo wese burya aba ari uwawe sese yabyara n'umuzungu akaza ari icyota nazo butipe nshuti yanjye bita Mazambe bamwitaga muri Barwa Samuel yashatse umugore abyara n'umuzungu babyaye umwana w'umuzungu ariko urutugu rugushikamira urwaye iki rurarwaye mani urutugu rugushikamira rurarwaye ugerageze wigire ku ruhande byose Kamana urwaye ibiki njye ndwaye ukuboko urutugu rwararwaye biturutse kuki biturutse ku mpanuka ijyanye n'ubunyerere bodaboda zangeje ugiye mu bibazo bya Kamananga wowe utabanje gukemura ibyawe ariko ntabwo narinzi ko ibya Kamananga bikaze kurusha ibyanjye reka noza Kamananga ari biravutse urutuka Kamana wari ubivuze neza koko nta muntu wagira guterya ngo wasambana n'umwana ko ngo nta muntu ntabwo inzara zadutandukanya byari byo koko rwose Kamana umugore wanjye we yitwara ati uzi kuri umuntu bamukozeho ibiganiro byinshi ariko bitewe n'ubutwari nawe agira ari nabwo mwemerera akemera kwitanga no kugira akarambo ati Kamana urusha ko umugarura ubibona ute ubyumva ute umugore wawe nubwo nari namwise inzazame ariko ntabwo ari inzazame azi ubwenge kubera ko yageze mu mujyi nawe akamenya ubutabuneri n'ubunyamugi asigaye areba kumva ibyo abantu bavuga nawe akajonjoramo ibyiza cyangwa ibibi akareba uwo umugabo we akwiriye kubana nabo n'abo adakwiriye kubana nabo nk'ubu se Noheli ko wamutumiye ngo aze iwawe umudiyasipora agiye kunyera 150 akabiha Noheli ubwo Noheli ari kuba bimuhereye iki yamuhaye televiziyo ntabwo se uwo mudiyasipora urafasha abantu b'inzazame nka ba Noheli uzize abantu nkatwe b'abagabo b'ibitekerezo
iriya televiziyo nawe abona ntazayimena nohera cyangwa we nta nzoga ngoje oya anywa inzoga ariko ntabwo yasinda ngo ayimena ahubwo azayigurisha kuko babuze n'ahantu bayimanika azayigurisha aba muri za nzu zimwe zikodeshwa 7,500 simbizi ayayikodesha nyine kuyamenya ariko ni gatoya nyine babuze ahantu bayimanika mu diaspora mwagiye muremera abagabo batunze amafaranga bagahomba agiye natunze amafaranga agera muri za miliyari ndahomba mbana n'abantu bose amahoro ese diaspora ngiye nagusabye televiziyo singusabye telefone singusabye iki ngiye ngusabye kunsubiza muri apartment kuko agasuzugura ko nzu zo hasi karandambiwe rwose najyaga ngifite amafaranga yambwira abantu ese abantu baba mu nzu zo hasi buriya ntabwo bagira umuvu w'amazi ubatembana none nanjye usigaye unembana kimisagara kundara banayinukanyemo bamaye na piriyafi ese wa muvandimwe ntabwo wansubiza mu gaparitoma gaciritse niyo kanga 250 cyangwa 150 nanjye nkajya mu gaparitoma kuko kabyara ay'ubukode yo nta nubwo ahinze igihe tunayikodesha 5,000 aba diaspora bamfasha banyishyura amezi 3 banyishyura amezi 4 inomero yanjye nyibabwira buri munsi ni 0782258583 ibariye kuri Manishimwe Isaac alias Kabananga TV umureye murabona ko nokuboko kudakora ngandebera mabuja ukuboko nagukora yaye n'abantu bagira ngo babita ngo oya mani kuboko kwacumutsemo hano no abaganga ntibagusubizamo neza urabona ko kudakora neza ntabwo gukora pe ntabwo ari bya bindi bavuga ngo neza ngo babita ngo pranka byo kubeshya ngo pranka ukuboko kuragwaye murawe mwese murayibona rwose mwoka byaramwe nubundi ko imboga mbi zitava mu cyungo nubundi ko nzapfa igihe Imana izabijaje ushobora kuzamara n'imyaka 150 mwamfashije hakiri kare mfite imyaka 51 rwose ubu ndayujuje meze gutya mfite imyaka 51 no ubu ngubu na muganga yambujije inzoga mbuza n'ibintu byose ambuza kurya umunyu ambuza kujya gute ibyo ni ndyoganiza neza nkabigenda ku mabwiza muganga ashobora kuzajya n'imyaka 100 ariko se mbavandimwe matane dimonorofeje twarabanye ninjye watunyugi burayi Jacques mu France urabibona bashiki ba Christian ba Aurora ba Christela mwese murabyumva Mary Vena murabyumva Christelle Vena murabyumva abakire bose Rudomo n'umunyaneza uri kubaka etage imeze nka wino y'Ikampala araporo murabyumva mwese Papa Kelly kuruyenzi Papa Kuramono we ari inshuti yanjye nabanye n'abakire bakomeye cyane nabanye na Papa Kelly nabanye n'abakinyi b'umupira bakomeye cyane nabanye n'abaperezida ba Afurika ba Kelly twarabanye burya nabanye na Haji Mudaheranwa Yusuf burya twarabanye nabanye n'abahungu be bitwa bashafi nabanye na bayitofiso murape nabanye n'abantu bakomeye cyane ndagumya ndabana ariko nabona nanye nta kintu bamariye gose ese mwankandiye kanyenyeri mwana mwankandiye kanye basi niba mutanamfashije nimumvuze kuno kuboko wenda mbashe no kwitwara nawe kamodoka nje Tanzania nishakira akazi ubu ngubu ntabwo kuboko gukora murayibona mwese ikwana nakutse urayibona ndetse mwamfashije wenda mukamvuza mwagora perime ko nyifite wenda amafaranga ntimuyambe mwereze kwa Kanimbari ari ya Sainte Famille bavura amagufa Kanombe harari mugweti tukoje Kanombe mugene muvura umugabo negure perime insubire mu kazi kanye kuko ndabona ibintu byarakomeye wa mugani wa koroti ibintu birakomeye kabisa ndi gutakamba natakambye kuva mu munsi kujya ejo bundi Noheli ntayo nizije ubuna ntabwo nizije kuko ntabwo nakwizihiza iminsi mikuru nanjye ndwaye ndembye hari indwara ndwaye niyo mu magufa rona nakaboko kavunitse ntabwo ari indwara y'inzara cyangwa inyota kacomekeye manga inji wawe narya Nyamahondo yambwira ati irya undi yambwiye ngo rya nk'ubu ngubu murambwiye ngo mushyire agakoko wenda kugira ngo nondoke ndakarya nako mu mwanya ariko tuvugisha ukuri ndarwaye biri serious ndero ndetse kwiyemera ubwiyemezi mbushyize hafi ubwiyemezi mbushyize hasi abadiaspora bose batuye Burayi baramu wanjye bari muri Amerika ba Jacques bashiki banjye bari Montreal abari muri Espagne nci amateka ubwiyemezi ndaburetse nge Kabananga Manishimwe Isaac ndarwaye hatarimo za ndwara za diabete cyangwa za sida zaki izo tuzireka zo nizisanzwe ariko ngenda rwaye ngenda rwaye ukuboko kose kwarakutse ukuboko kwarakutse rwose nta nubwo kureshya kwarakutse rwose ese nubireba ubireba none sinanaryama wangu buye kuri tore turi ushobora kwihehara ntabwo byakunda nkoresha akadobo
unyamuka do yego ngiyo nirarire satani akajya kubimena njyaho nirarire se mfite umwana uza nkamuhemba amafaranga ariko Satani ni nde? wako ngewe afite satani getumbamo nta tuwarete yo kwicarira ibaho ariko nkano hiti hotel hari inuza inuza papeje niki wakwiyeranje wajya uhavuneye se noze uko ngubwe se mu ijoro na saa moya z'ijoro ongera ufunge ho bana ngubwe se nka saa saba z'ijoro ni ukuvuga ngo ngewe iyo ndi mu rugo nitabaza akadubu njya mbeshye ngewe arwaye pe no muri seshika nagakoreshaga muri seshika ntabwo bemera kujya kwituma muri toilette zisanzwe baba batikoresha akadobo umurwaza wawe yajya agenda akora amasuku nose kamara ari uninya he buriya muri hariya nta dushe nta toilette mfite zo kwicarira ntazo mfite ariko bitewe nuko navunitse mbwije ukuri abantu batuye isi mbwije ukuri abanyarwanda bose yuko ndwaye pe nyamawondo TV ndarwaye urabibwira abakureba ngiye se ndimo ndakureba yenda ndarwaye bavandimwe kandi biri serious ndarwaye nuko mwemera ko umuntu arwara uko apfuye mugatangira kugura amasanduku ahenze baba mukabananga ari umusitari ngo tumugure isanduku ya $2,000,000 kandi utarigeze imana $5,000 ese umambye mu $10,000 byantwara iki wagaruka nagaruka n'ubundi wowe uwanze kumfasha nyiriwe mwayidimo mahatani Norvège, Abanyasuwede, Abanyamerika, abari mu migabane y'isi ntabwo nigeze mbafasha kweli muzajya mundire kuri kamera njye ntabwo meze nk'abayaka cyayi kandi amarira agiye kuza ntabwo meze nk'abayaka kandi ugiye kurira ntabwo nta mugabo w'imyaka 50 ntabwo ajya arira yarazinga nta mugabo w'imyaka 50 urira yaka yarazingatiye ntabwo ajya arira nanjye sinjya ndira ese ninde nabonye uririra nzovu ni urira nzovu ararira we ariko twaciye mu masasu twaciye mu bintu bikomeye cyane twaciye mu mihoro twaciye mu kintu ushobora kurira ngewe bashiki banjye babyumve bari umunange babyumve sinshobora kurira ngewe mfite ikinya n'ubu ngubu kuno kuboko kugira ngo urebe kugira ngo ukomere gutya njye nabwiye abaganga navunikiye yari akimisagara ndaka transfer kwa Nyiranuma urabizi ko nababwiye ngo ngiye kwa Nyiranuma sinabahamaga ngiye kwa Nyiranuma bama transfer kujya mu mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali nima nasanze abaganga binywera agacupa nk'akanje wenda basinze babaye inzazame barambwira ngo icerariya bankoreye mu gitondo saa 12 nagiye saa 11 za mutondo zari mugoroba bankora mu gitondo saa 12 naho kubako nabo bari binywere surudwiri ntibagushyizemo neza none ngiye barambwira ngo iminsi ine nishira ngo uzakuremo akantu kakabandoro akabona kakane gafata ukuboko none ngakuramo ngira ngo byakize bama n'imiti ndayinywa mitangura niya kabinda yimwe birangiye ukuboko kubaye paralise ndamenyesha abadepite b'igihugu ndamenyesha igihugu cyose ndamenyesha government yuko ibitaro bya Nyamirambo bidakora neza ntabwo abarora bagenda bakicara bagategereza amasaha 28 ni ukuboko kuko wanjye kubanze kuba paralise abantu bangije ko namwe se mwatse mukakiraho isimari ikibazo yari oya ngo nta mpamvu y'isima ngo nta mpamvu ngo yakakano ka protege ngo nta mpamvu yakakano ka protege niki ariko birangiye ukuboko kugize gute none ko kwavuyemo kubaye ikimuka baganga b'Inyamirambo ku mujyi wa Kigali nzabarega mu kiko gwereye mu Buruhande nzabarega mu rwego rw'igihugu n'ibyanga nzabarega mu rukiko gwirahe mu Buruhande murimo mwatumye ukuboko kwanje kuba paralise hano nzarega ibitaro bya Nyarugenge ibitaro bya Nyarugenge nzabirega jewe none se urabona uko kutabaye paralise imiti se banyandikiye yose sinayibonye se mudasakuza wangu turi mu kiganiro bavandimwe nubwo turi muri hotel yanyu mudasakuza nukuvuga ngo ubirangiye uko kwanje murakubona kwabaye paralise murabona ko n'amaraso adakora mwese murabibona aba ni abaganga batigeze babiga ubuganga buhagije bakorera mu mujyi wa Kigali ku bitaro by'umujyi wa Kigali hari hafi ya Nyamirambo ku stade reba kuna amaboko mwarabona ko yabaye paralise reba utugu rwavuyemo kandi bari banyijeje yuko ngo ibintu byarangiye ubu birasaba ko nsubira siyashika bakamatransfera siyashika bakanyana Kanombe byakora nkajya mu Buhinde birangiye mbaye ikimuga kandi nta mpamvu yo kuba ikimuga mu Rwanda rw'abanyarwanda rutemba amata n'ubuki rufite ubuvuzi buhagije ubuyobozi nibwatubwiye ngo nimuzongeye kujya kwivuza hanze Faisal abarose ibintu byose baravura ibyo twakeneraga mu Buhinde mu Rwanda turabifite ubu se simba paralise bitari ngombwa abaganga ibintu abishinze abaganga mu mujyi wa Kigali
Inyamirambo babahindure bose. Hari n'umuganga wayo yaraje bati se kuki murangarana abantu, ati uyu mugabo uri gutaka ukuboko kuki mutaramukorera, baranje bayo ngo tumuteje ngo umuntu uyobora ibitaro. Ibyo bintu byanabayeho. Uwo mwana aranzi naramubonye wari wayoboye iryo joro yaravuze ngo kuki mutakira abantu, reba nk'uriya mugabo urimo kwigaragura hasi, ngena ndi kuri sima ndi kwigaragura, baranje bati ngo turamuvura. Reba ukuboko kubirangiye kubaye pareze mwese abanyarwanda, abatuye isi mwese murayibona. Ntabwo ndi gusebya abaganga, buryo usebeje abaganga waba usebeje igihugu ko kitagira ubuvuzi, ariko abaganga ba Nyamirambo babirukane bose, bashyiraho abaganga b'abana bavuye kwiga mu Buhinde, bavuye kwiga mu Burusiya, bavuye kwiga muri Israel. Abaganga b'Inyamirambo ni bamwe bize Gitarama cyangwa za Gitwe, nta experience bafite. Ndabirukanye Kabananga Isaac mbaye perezida kubera abaganga b'Inyamirambo. Reba ukuntu bamvuye kweli. Reba mbaye perezida mwana ukuboko kurakora nk'umuntu akubona. Reba ukuntu nako gukora mwese murabibona. Abo baganga b'Inyamirambo kuva ku matraveri kugera hejuru, uzi ko umuntu azayigaragura n'umutraveri akaba batazana n'igare ngo amushyire mu igare wangu. Njye nababwiye none basi muvura abantu basanga, ariko njye ndabona atangiye babaye cyane. Njye bamvuye saa 10 za mu gitondo, kandi nabwo baravuga ngo tugucometse neza ngo taha neza nta miti muma bamutuntu tutunini tw'amafuti tumwe tuvura ububabare, kandi ntibabona ko nababaye. Barasuzugwa cyane abaganga b'Inyamirambo, babirukane bose mu izina ry'Uwiteka. Mbavuze neza kandi mbavuze uko nabibonye, simbasebeje, sinsebeje imirimo y'igihugu. Nanjye ndi umunyagihugu, ni iterambere tuteze imbere kugira ngo utere imbere, ariko abaganga b'Inyamirambo Nyamuhondo TV barambabaje. Sinshaka no kuzongera ngo n'umuganga w'Inyamirambo afaza nzajya kwivuza 100%, nzajya kwivuza 100% ngewe. Ndanababaye cyane, ndanarakaye. Uzajya kwivuza 100% ufite ubushobozi. Nzitabaza aba diaspora cyane, itabaza abavandimwe, sinzongera kwivuza Inyamirambo. Ngiye nijya siyashika niho bamvuye umwijima barawukiza, bamvura diabete barakiza, bamvura impyiko barakiza. Ngiye nivuza ninajya siyashika ngo ngi Kanombe, nzajya nivuza 100%. Nzajya Saint Paul pakarimba no nzajya. Ukuboko kubaye perezida abanyarwanda nta kintu ngikora, ukwezi kubaye kumwe n'igice sinjya muri tuwate ngo mbashe kwihagarika neza. Sinoga maze ukwezi kumwe n'igice ntoga. Abaganga b'Inyamirambo, umuntu wese ukora Inyamirambo nazana nsuhuza, nazana nshingure n'impfu. Mwabagome mwe baganga b'Inyamirambo n'abagome baramuhemukiye mana. Kandi ibikino wangu nyene nzi ko ari burabe yarambwiye ati wowe yarambwiye ati wowe ishyira akantu gafata gutya kakandi warakabonye kakatambaro banshyizeho, ati none wowe mu minsi ine uzagakureho. None ngira ngo bizabyanye imiti ndayimwe ndayikukiza arayirangiza, birangiye akaboko kabaye paralize. Reba imyaka yose nabaye muri iki gihugu, reba ingone zose nawe nazo, nibwo muye n'ikibazo cy'iki akaboko karamitanye. Amabondo TV muye n'ibibazo birasaba i Burayi ko bangoboka. Na Trading TV ni umuganga, Kanimba ni inshuti yanjye, Tom Close ni inshuti yanjye, nta n'amaraso akiba muri kano kaboko. Murebe ukuntu kanyonyotse ku izina ry'Imana, nta n'amaraso akibamo, mwese murayibona. Kandi njya babwira ngo narababwiye mwanga gufasha umuntu akiri ku isi, umuntu yamara gupfa ariko nanjye nakuriramo. Ndabasezera n'abagira ubwobwira ibyifuzo byawe. Ndabasezeye mbabwira ko ndwaye isa napfa bakazanshyingura cyangwa isa bamfasha. Ndarangije kuvuga. Shara ubona kibwira abakozi bawe nizo bankunda bakabizi, nanjye ndabakunda bikuye mu mutwe no mu mutima. Abantu mukomeza kumpa support ndabashimira. Ciao ciao.